Nessa na Beatkiller. Ucyumva amazina menya neza hiti ziteye ubwoba, imihanda yose baracurangwa, Kado y'ingegera, Wamabyiwe, Muhenyina ndetse no kwisetsa. Izi ni zimwe mu ndirimbo bakoze zuzuye vasi zirimo ibitutsi bitangaje, kubwizanya ukuri, imbwirwaruhame yo ku rwego rwo hejuru. Abenshi bazumvise bavuze ko nta soni bagera, batinyuka bakarenga, ndetse yuko hayi zabishe, ariko siko biri. Waba uzi neza amateka y'aba bantu batangiye ryari? Babitekereje bati? Mbere y'ibi banzu making sure ko wakanze subscribe kuri Hot World Entertainment, ni channel ya YouTube wakurikiraho ibiganiro by'abaraperi barenze cyane ku isi, mu Rwanda ndetse n'ahandi hose. Reka twirebere neza amateka Nessa na Beatkiller. Aba batangiye mbere yuko New Generation itangira kwamamara mu Rwanda. Iyi yazanywe n'abarimo Bushari, Betray, ba Kevin, ariko ngo Beatkiller na Nessa bari bahari ariko batazwi. Umuziki wa hip hop nyarwanda umaze imyaka myinshi wiyubaka, kandi buri gihe haza abahanzi bashya bafite udushya ndetse bafite n'impano idasanzwe. Abo bahanzi b'abanyempano bagiye baza bagakora amateka ndetse bagakundwa cyane n'urubyiruko, harimo Nessa na Beatkiller. Aba bombi nubwo bafite imisusire itandukanye, bahuje intego yo guteza imbere hip hop nyarwanda ndetse bakanayishyira ku rwego rwo mpuzamahanga. Nessa ku rwego rwo yiyita umwamikazi wa rap, n'umwe mu bakobwa bake bashoboye kwigaragaza mu njyana hip hop, ndetse kandi Nessa yaje mu muziki afite ijwi rikomeye cyane, amagambo afite imbaraga, ndetse no guhamya ko umukobwa ashoboye gukora hip hop nk'uko abahungu bayikora. Nessa yagize imibereho n'itangiriro ritangaje mu njyana ya rap. Yatangiye aririmba akiri muto cyane, aza gukundwa cyane n'urubyiruko bitewe n'ubutumwa bwe bukubiyemo uburinganire, gukunda igihugu, guharanira ubuzima bwiza ndetse no gutanga ukuri kwinshi. Uyu afite imyitwarire n'imisusire idasanzwe, akunda kuvuga cyane ku buzima bw'abakobwa b'abanyarwanda, uburinganire n'uburyo urubyiruko rwangiritse cyane ndetse rukiterera icyizere, bakanakunda na doza zo ku rwego rwo hejuru. Aha ni mu ndirimbo yahuriyemo na Beatkiller yitwa Hayi uzinyweye ushaje, inzoga uzinyweye ushaje. Mu ndirimbo ze akoresha amagambo yoroshye ariko akomeye cyane, bikayigira injyana ifite ubutumwa bukora ku mutima wa benshi. Ibyo amaze kugeraho, Nessa yitabiriye ibitaramo bikomeye cyane, yakoranye n'abahanzi b'abahanga mu njyana ya rap nka Bulldog, Bushari, Betray ndetse n'abandi. Naho mugenzi we Beatkiller afatwa nk'umuhanga mu baraperi nyarwanda bazi kwandika amagambo akakaye cyane ndetse anateye ubwoba. Beatkiller niwe muhanzi w'umusore uzwiho amagambo y'ibitutsi bihambaye no kubyizanya ukuri, uburyo bwo kuvuga ibintu mu buryo buteye ubwoba ariko bunyura mu matwi y'abantu. Yitwara nk'umuntu wihariye, udaca ku ruhande kandi utajya ashidikanya kuvuga ibitagenda neza. Uyu ni umuraperi watangiye nka MC mu bitaramo by'urubyiruko, aza kubyaza umusaruro impano ye yo gucuranga amagambo akomeye mu ndirimbo, cyane cyane mu mudiho w'injyana ya rap. Afite imisusire itangaje, afite umwihariko wo gukoresha amagambo mabi ariko akayagira meza, ashyiramo ubuhanga bwo gukangura abumva injyana ye. N'umwe mu bahanzi baharanira guhesha agaciro rap nyarwanda, atuma ikomera ndetse inakomeza kumvikana nka rap nyayo izwi nka real hip hop. Ni umugabo wakoranye n'abahanzi batandukanye kandi ukomeje kwigarurira imitima ya benshi ku mihanda yose y'igihugu. Nessa na Beatkiller bazanye impinduramatwara itangaje mu muziki. Aba bafatanyije kuzamurana ndetse banafata iyi njyana ya rap mu buryo bwihariye, bayumvisa urubyiruko ndetse n'abandi bose bakurikira hiti za rap mu Rwanda. Bagejeje ubutumwa ku rubyiruko bwuzuyemo gukangurira gukunda hip hop muri rusange, umurava n'imbaraga n'ubuzima ndetse no kurwanya ruswa muri muzika.
bavugira urubyiruko rufite ibibazo byo kwihesha agaciro bakoresha rap nk'ijwi ribageza ku bandi bantu. Bashize imbere guhuza rap n'izindi njyana nka Afrobeat, dancehall na trap, bigatuma abumva umuziki bose bayikunda. Icyo nabavugaho cyanyacyo nuko Beatkiller na Nessa ari abahanzi bombi bafite aho bahuriye mu guhesha agaciro hip hop nyarwanda. Uyu munsi babaye ibyamamare bikundwa n'abakunzi b'injyana kandi bafite amahirwe yo kuzagera ku rwego mpuzamahanga. Ubutumwa bwabo bugira kure kuko bavuga ku buzima bwa buri munsi, imbogamizi urubyiruko ruhura nazo ndetse n'inzozi z'ejo hazaza zicwa n'abishwe yuko aribo bayoboye umuziki nyarwanda. Ubwo ni itangazamakuru, aba promoters, abita aba managers n'aba DJs. Ntatinya kubakatira, bose abaho ukuri. Bakurikire wumva indirimbo bise Muhinyina, hayi uzimwe ushaje wamabyiwe, wumve n'indirimbo yitwa Kwisetsa ya Nessa, nibwo uzamenya neza Beatkiller na Nessa ni bantu ki. Nge nitwa Dempa 250. Aha ni kuri Hot World Entertainment. Subscribe ubundi udutera inkunga yawe ya mbere.